Reka rero none dusuhuze mwebwe mwese mudukunda muri gukurikirana Rabagirana Family TV. Nanone ni ibihe byiza n'umwanya mwiza Imana turemeye kugira ngo tunezerwe. Rero tuguwe neza kandi natwe turizera ko namwe muguwe neza, abadase abari mu Rwanda no mu mahanga, kuko mwese muradukurikirana. Twizere ko mumeze neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero turakomeje n'umundi amasomo yacu yo kugomeza kubafasha guhishurirwa nkuko n'ubundi twabitangije. Rero n'ubundi uko mutubona kuri Rabagirana Family TV, ngewe ni Christophe Sebanane na mugenzi wanjye turi kumwe ni Ngirabatware François. Yes, François sumeze ati meze neza twebwe buri gihe no kurabagirana muri Kristo Yesu. Nta mpamvu yo kutarabagirana kuko umucyo wararashe. Umucyo wararashe kandi umucyo ni Kristo. Kristo ari muri twe, atuye muri twe. Kristo niwe buzima bwacu. Amen. Nishimwe rikomeye, ndanezere kuko umucyo uri kugenda uba mwinshi cyane, kuko mu by'ukuri abantu benshi cyane kandi bari kubohoka. N'ukuri ubuhamya turi kwakira burashimishije kandi igihe cyo kubohwa kaniki ko nkuko tumaze tubivuga iminsi tubivuga, iki ni igihe cyo gukora cy'Uwiteka. Iyo Uwiteka ari yatangiye gukora, abantu benshi bava mu bubata bwa Satani, abantu benshi bava mu mwijima bakinjira mu mucyo, abantu benshi bava mu bujiji bakakira ubwenge bw'Imana. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Rero turi guhishura Imana y'iki gihe ariyo Satani. Ariko uzi imyaka tumaze n'imyaka tuzi ngo Satani umuntu rw'umukara, abantu bajya kumushushanya bakamuha ibihembe, bakamuha amajanja ameze nk'ayintuza kweri. Ariko tuzi icyo kintu kumbe bikarangira rero tugarutse ngo tugiye gusenga Imana, kumva ari cya kintu turi gusenga ahubwo byenyewe. Ubuzi by'amajanja sinzi ahantu nabonye ko muntuze muri izi mbuga ahantu haje ikintu mu kirere ngo Satani gifite amajanja kinini, gifite amajanja kiri hejuru, sinibuka igihugu icyo ari cyo. Noneho nyirebye ndavuga n'abantu koko ntibazi Imana y'iki gihe ntibayizi, ntabwo ari kwiza kuriya neza ibijanja nk'ibyinoze. Narazize narumiwe. Rero abantu ngo bakabona kwiyo ngo ariyo Satani. Ariko Satani nyine yagiye akina bene izo komedi, ariko zikwiye kurangira. Ariko nubwo byitwa ngo komedi, kuko buriya mu by'ukuri umuntu mu mwuka we yatasobanukiwe ni ikibazo gikomeye cyane. Buriya hari ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbuka buze kutamenya. So rero François twakavuze byinshi cyane, ariko uyu munsi twibereye ku isomo twemera abantu ko tuzabaganiriza mu ijuru rya kabiri. N'ubundi niho turi kuvuga Imana y'iki gihe, turi gusobanura iby'ijuru rya kabiri aho Satani yicaye, ariko twavuze ko ataba wenyine. Harimo Yesu wundi twaramuvuze, ndetse harimo n'umwuka wundi ariko wigira nk'umwuka wera, ndetse rwose harimo urumva Kamema itatanga n'inyigisho. Hanyuma rero hakaba n'ingabo zikora izo activite zo muri iryo juru, zivana abantu muri iryo juru na kuzimukwe. Kandi twabonye ko abantu benshi cyane bamaze gukubitika. Bushize isomo rishize twabonye uburyo atanga amaviziyo agize imyemerere iri mu isi, yaba yitirirwa ya Gikristo, kuko hari agikristo y'ukuri, hari imyemerere ya Gikristo y'ukuri, ariko hari n'imyezerere yitirirwa ya Gikristo. Ndetse hari n'imyemerere nayo itemerera rwose Yesu, iri mu buryo butandukanye. Isi irimo imyemerere itandukanye ikomeye. Ariko rero turi kuvuga uburyo ari gukora ibyo byose. Ariko hagati aho tuvuga yuko hari muri iryo joro hariyo uwitwa Queen of Heaven, umwamikazi, sibyo? Umugabekazi wo mu ijuru. Bavandimwe, niho dushaka kugira ngo tubagezeho uyu munsi. Ni ikintu gikomeye cyane. François rero ubundi banze usome ijambo. Hari ijambo riri mu Yeremiya ibice 7 umurongo wa 18. Ibice 7 umurongo wa 18 haravuga ngo abana batashye inkwi nabo base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima, kandi bavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima.
bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa banyendereza kugira ngo bandakaze. Ngo abana batashye inkwi nabo base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima kandi bakavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima, bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa banyendereza kugira ngo bandakaze. Nukurikiraho mbese nige barakaza ni kuwiteka baza, si bo ubwabo bikoze isoni. ngira ngo hari twavugamo ibintu byinshi cyane muri iki cyanditswe, ariko reka nyine dufasha abantu ngo abana bo batashye inkwi nabo base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima kandi bavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima. Uku kuvugira ngo umugabe we kazi wo mu ijuru bamuvugira imitsima, bavuzemo ngo bagasukira izindi mana amaturo n'ibyo kunywa. Twari ngo tubwire abantu ngo izi ni imana zikorerwa ibintu bikomeye cyane, ni imana zikorerwa ibintu bikomeye cyane, zitegurirwa ibirori bikomeye mu isi, ndetse n'abantu benshi cyane bakahagwa kuko baba bitanzemo imbaraga zabo zose. Urabona rero uyu mugabekazi wo mu ijuru bavuga niwe dushaka gusobanura abantu. Iri juru rivuga naryo ni rihe? Ni rya juru rya kabiri, sibyo? Ni rya juru rya kabiri. Abantu benshi cyane wenda se nk'iyo tuvuga umugabekazi wo mu ijuru, ahantu bahita babifatiraho uretse nk'aya madini yacu y'abaporoso, harita bavuga ngo ni Bikira Mariya ku kanya. Bikira Mariya uvuzwe ejo bundi bakagira ngo hari, ugasanga bavangavanze ibintu ndetse hakaza n'amakimbirane mu myemerere n'iki. Ariko reka tubabwire uyu mugabekazi yatangiye kera cyane. Ahangaha ijambo ry'Imana riri kumuvuga. Reka wone se nko muri kiriya gitabo mfasha gato nsomera abantu nshaka kubereka. N'ubundi nuko bavuga ngo Bikira Mariya, ariko ubundi Bikira Mariya yavuzwe ejo bundi, kandi iyi Bibiliya yari yaranditswe. Yari yaranditswe. Uyu mugabekazi rero nuko yabayeho kera, yabayeho kera cyane. Hari isomo hano rivuga iby'imyemerere ya Babuloni. Imyemerere ya Babuloni ubundi akenshi cyane mu myemerere yabayeho mu isi yagiye ikomezwa n'ikintu cyitwa mite na mythology. Mite ni iki mu Kinyarwanda wenda se babyumva? Ubundi mite ni umugani urebye, ubundi ni ibitekerezo bihimbano. Hari umuntu umwe twaganiriye kabisa, ni umuntu waminuje cyane mu bintu bya histoire na literature. Nyine turi kuganira ku bintu by'umuco, noneho arambwira ati rwose ibintu bya ntuza bya mite, utwamo tuganira nyine ndi kumwereka ingaruka za mite zagiye zemerwa mu isi. Hambwa ati ngo nyine ngo mite ngo ni realite non accessible. Donc ni ukuri abantu badashobora kugeraho. Ngo ni ukuri nyine ngo abantu batageraho kuko ngo guhishe cyane. Nose ngo na Bibiliya ngo na Yesu ngo ntiyacaga imigani ngo kugira ngo nyine ngo hari ukuri kutari palpable ngo kutagira kanya nyine ngo bigaca mu migani. Ndavuga ni sasa rero uko kuri ubundi umugani nyine wa mugani nimba ari umugani w'Imana y'ukuri, byanze bikunze nubwo biri kure ariko biragera ahantu heza. Ni umugani rero nimba ari umugani w'Imana y'iki gihe nayo ubwo aho kugera nyine ni mu kuzimu. Ikindi rero urumva ibyo bintu bitagaragara, urumva wa mugani ibyo umugani ni ibitekerezo byijimye bidafatika. So rero ngira ngo akenshi ubundi nko muri iki gitabo nabisesenguyemo ikintu cyitwa imigani za mythology, urebye nta shyanga ridafite miti hose. Ibi rero ibi bitekerezo bihimbano naje kure inkomoko yabyo sanga byaturutse ahantu hatari heza, kuko ubundi tujuru ibi byose bikomoka muri wa mwuka w'umuntu. Ari nabyo ibyo ngibyo bya mite usanga n'amateka y'igihugu runaka ugasanga niho yubatse. Mite ikomoka yemwe abantu muri mite zikomoka muri spirit y'umuntu.
kuko muri spirit y'umuntu niho Imana yemera ibituye. yego Sibyo? Imana iba mu mwuka w'umuntu. None muri spirit y'umuntu twabonye ko ibirimo nabyo bitangira gusobanurwa cyane muri soro, muri ame, muri cya gice cy'umuntu nyine gituye mu bwenge, amarangamutima, gutyo. Noneho sasa rero ibyo ngibyo byarangiye abantu bagatangira kubiviva. Burya abazashaka gusoma iki gitabo bazagishukumbure, burya n'ikitwa umuco gikomoka mu mwuka w'umuntu, kuko burya nta muco udasenga. Nizi mite zivugwa rero, izi mite kenshi zikunze kuvugwa, hari kwiga amateka y'ibihugu, ugasanga ngo hari histoire réelle, ukumva ngo hari histoire légendaire, sibyo? Nyine hari histoire y'ukuri iriho ri palpable ifatika, amateka fact hari. Akabona histoire rero ziri légendaire, nyine zimpimbano, na hareza mite ziziramo. Ariko ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba nuko usanga ibintu byitwa mite ari byo bifite imbaraga. Bigira imbaraga. Bigira imbaraga cyane. Yes. Bigira imbaraga rero. Aho ngaho biterwa n'uwabizamuye ninde. Hari power behind, hari imbaraga ziba ziri inyuma zibisunika. Rero nese duhereye nko ku Imana n'Imana kazi z'abashuri n'abanyababuloni, nk'ibirebye hano ikintu kitangaje iyo mite zivuzwe z'ibihugu aho kanye tubona Imana. Izi Imana rero tuzabisobanura abantu, ni Imana abantu. Urikumva? Ni Imana abantu. Izi Imana abantu rero nizo zagiye zibyara ibintu bikomeye cyane. Ahanga niho havuyemo, urebye iyo dususenguye izi za mite niho havamo no ubundi mite nazo zaje kubwa Nimurodi. Nimurodi ari mu buzukuruza bo kwa Nowa, kuko Nimurodi ni mwene Kushi wa Hamu wa Ntuza. Tuzasobanura Nimurodi pastor, tuzasobanura Nimurodi kuko imyemerere yabyaye ibintu byinshi cyane byagiye bigira gute. Sasa rero ikintu cy'imyemerere y'Ababuloni ya kera, Mesopotamia ya kera, harimo Imana. Haritwaga Anu, ariyo Mana y'ikirenga itegeka ijuru, ikaba na se wa Ishitari. Ishitari yo nshaka kuvuga rero. Ishitari harimo n'Imana yitwa Ashuri, Imana y'intambara y'Abashuri, ikaba Imana y'ibyororoka. Hari Eya, Imana y'amazi, se wa Mariduki niyo yaburiye uti na Pishitimu ko hagiye kumwuzure. Urana izi Mana ubundi ibi bintu by'amite nyine bijya kugira, bajya ngo Nimurodi ajya kubigira, ajya kubishinga kuko yazamutsemo imyuka myinshi cyane ni washinze n'ubupfumu n'iki byose. Ubundi ngo bari babaye cyane baba ngo ni gute Imana ngo yarimbuye ngo basogokuruza mu gihe cyo kwa Nowa arakaye. Ubwo rero haje kugenda babara inkuru bagiye bashyiramo n'ibinyoma n'iki, kugeza mu munsi uzumva yagiye soma ibitabo byinshi cyane, hari n'amashuri bagiye bavuga ngo inkuru zo mu itangiriro ngo ni mite, ngo Nowa ngo ni mite, ego ngo Aburahamu ngo ni mite. Ako gasanga rero wamugane ni bwabujije kabisa babuteye ubwoba. Sasa rero izi Mana zitabarika hano, iyi Ishitari ivugwa, iyi Ishitari niyo bita Istar. Burya uzi ko n'abavizi na Esteri. Esteri. Burya Esteri nawe ni Imana ibivugwa, y'umugabekazi. Ishitari rero ubundi izi Mana hari ukuntu zagiye ziba hana nk'ubwami buzwi cyambere bwa kuri isi yose, n'ubwami bw'Ababuloni. Bw'Ababuloni rero Imana zabwo rero ubwami n'ubundi bwatsindaga bwabwigaruriraga, bwahitaga bufata na za Mana. Ubumedi n'ubugire kimaze kwigarurira Ababuloni bwahise bufata za Mana. N'ubugire kibuje nabwo bugira gute buhita bufata za Mana wabaga ari umutungo muri make kugeza kuri ku bwami bw'Abaroma. Sasa Ishitari rero cyangwa se Istar ariyo banitaga ngo mu rundi rurimi bayita inana, sibyo? Hari n'abaje kuvuga ngo mu mateka yacu kuko abajya bafata kuko Abanyarwanda bizi ko n'Abaheburayo. Noneho kuko Aburahamu nawe rero burya ahuzana yes, ubwo ngubwo agicore urabizi ko iyo abantu basesengura nyine amateka nkuko nari mbivuze, amateka y'inkomoko y'Abanyarwanda, no muri iki gitabo nagiye bisobanura, uretse umurage w'amaraso, genetics, hari n'ibindi bimenyetso usanga bihuza Abanyarwanda na Aburahamu, n'urubyaro rwa Aburahamu uyu munsi. So rero hani cyitwa ururimi rero, hari abavuga yuko n'ubundi nyine ngo kuko
hari na dictionnaire isobanura igisumeri. Igisumeri ugasanga neza igisumeri kimeze nk'ikinyarwanda, hari amagambo asa nk'agenda ahura gutyo. Ubwo rero hari abahise bavuga yuko ngo inana ari imana ngo ari wabikuye aricyo cya Ishitari hano rero. Ariko rero ntibakagarukira aho ngaho, kuko hari n'ubundi busesenguzi bundi buri inyuma. Hari n'imana abanyarwanda basengaga bakiri mu minsi ya kera ku bwami bwa Hyksos yitwaga Amena. Nanone abayitanye na Amoni imana y'izuba yabagayo. Ariko rero twibuka none ko iyo Amena na Bibiliya harabivuga ngo Yesu niwe Amena, umugabo wo guhamya. Ubusesenguzi bwaha rero twarabuvuze impamvu ntibagahagarira ahantu hamwe. Ariko icyo twavugaga ni imbaraga z'Ishitari. Ishitari rero mu bwami bwa Roma niyo Venus. Ubundi imana z'i Roma zo muri mitology yaho ni ntuza bafashe ya mibumbe y'isi. Niyo Venus. Yari imana rero, imana y'uburaya bwo mu nsengero. Bwari kimwe mu byari bigize gahunda yo kwisenga. Ishitari sibyo? Yari imana y'uburaya. Ifonike bayitaga Astarite, muri Siriya bakayita Atarigatisi, muri Bibiliya ni Ashitoreti. Bazabisome mu bami ba mbere 11 kuri 5 na 30. Mu Bugiriki niyo yitwaga Aphrodite. Toujours irebye misiyo zayo, imirimo yayo, usanga imirimo yayo ari imwe. Roma rero yitwaga Venus, sibyo? Ahangaha muri izi mana nubwo harimo nyinshi cyane, ahitwaga nanone Mariduki. Ikaba imana imwe mu mana za mbere z'Abanyababuloni, yabumbiye hamwe izindi mana zose kandi yigarurira inshingano zazo zose. Abisirayeli bayitaga Merodaki. Yitwaga na Mashashi, Shamashi, imana zuba y'umucyo n'ubutabera. Niyo yabanjirije imana y'Abagiriki yitwaga Polo. Sasa hanitwaga Sini, imana y'ukwezi, ikaba yari imwe mu butatu bwarimo Shamashi izuba na Ishitari, sibyo? Yindi y'umubumbe wa Venus. Icyo turi kuvugana sasa ni kirero, urumva ko hano harimo butatu. Ubundi babahakanye bakunze guhakana, akenshi cyane biga ibingi babiciye hejuru. None ubundi hari ikibazo cyaje kuba, tuzabyerekana. Yesu Kristo aza yarwanyaga ibingibi. Nusoma na Paulo aravuga ngo arwanya ibintu cyane, turaza kwibereka. Na Paulo na Petero yaje kwivuga ngo twebwe ubwo twabaga byo kwizera ntago twazanye imigani miti. Tubabwire uwo twikoreyeho ibiganza byacu bikamukoraho, uwo twiyumviye ijwi rimuhamya mu ijuru. Buriya abantu ntibumva ibyo ari byo, ariko babagiye ngo barwanye biriya bintu ziramana zo mu bitekerezo. Niyo Paulo yavuga ngo imana zaremwe n'abantu si imana. Uwo bavuga babanye nawe baraganiriye bamukozeho n'ibyabaye byose bari bahari. Yes, hani yitwa Tamuzi, yo tuzayivugaho cyane. Tamuzi na Bibiliya yivugaho. So ni ibintu bisesenguye cyane muri iki gitabo twagiye tubikora ubushakashatsi. Icyo turi kwivugira rero nk'Imana Ishitari, sibyo? Imana Ishitari, imana y'ingori, imana y'uburaya, yari imana ikomeye cyane mu mana za Babuloni. Yaje kwimuka, yimukira, igenda yimuka gutyo, kuko nyine ubwami bwatsindaga, bwagiraga bwadobota imico n'ibyajyo byose bikabifata. Ariko izi mana sasa rero, izi mana byarangiraga zigize imbaraga, ugasanga zisa nkaho zidominye. Urugero dusomere ibyakozwe n'intumwa 17, ibya ya mana yitwa Arutemi niyo Diane. Byakozwe n'intumwa 17, wenda se wahera nko kuri 19:23. Ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemu, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko bateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga,
arababwira ati mwabagabo mwe muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine ahubwo no muri Asiya hafi ya hose Pawulo uwo yoheje abantu benshi akabahindura ati imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa n'urusengero rw'Imana kazi ikomeye Arutemi narwo rwahinyurwa, kandi iyo abo muri Asiya bose n'abari mu isi yose basenga yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Rero urumva hano baravuga mu murongo wa 27 ngo nukuretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa n'urusengero rw'Imana kazi ikomeye Arutemi narwo rwahinyurwa. Nkanjye wakoze ubushakashatsi kuri izi mana iriya cyane cyane zaje kubakirwa insengero zikomeye cyane mu Bugiriki, kuko urabona mu bwami bwa Babuloni bayifataga nk'imyemerere nyine bikomeye, ariko Abagiriki bo babizanye mu busirimu. Yego busirimu kuko murabizi ko n'abafilozofe bitwa ngo filozofe de lumière ngo bumucyo nibwo bazamutse biriya nibo bayifashe oseriye. Ni ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri, ndetse kiriya gihe nko mu gihe cya Paulo Atene yari umurwa w'umuco w'isi yose. Atene yari ikomeye cyane. So rero ikintu giteye ubwoba hano ngo muri wa mujyi harimo urusengero rukomeye rw'Imana yitwa Arutemi rero agiciwe niyo yitwa Diane. Arutemi ni mu Kigereki, Babuloni nayo ifite uko yitwa, ariko iba rimwe tujuru wese ko zagiye zimuka yego umwuka bari umwe. None sasa rero i Diane nyine i Roma ariko bitaga nyine Arutemi ngo ifite urusengero rukomeye cyane, yari Imana kazi. Ubundi iyo usesengwa amateka yayo usanga yari ifite ibyo bishushanyo baba ngo byavuye mu ijuru. Ngo yango icyo gishushanyo ngo cyane ngo cyavuye mu ijuru. Ubundi ngo mbere yuko winjira muri urwo rusengero rwayo waguraga amashapure, hari amashapure ya Diane yarariho n'amashusho. Byinjizaga amafaranga menshi cyane, yari business ikomeye. None sasa rero nka Paulo warawahumutse uzi ubutumwa bwiza, uzi ibyo bintu inkomoko yabyo nuko byaje. Kuvuga ngo izo mana ni ukuri ni ibintu abantu baremye mu bwonko bwabo babishyiraho, si Imana nyakuri. Yo ibaza baravuga ngo umwuga wacu wagawa. Nibyo twavuze mu by'ukuri François, abantu birirwa bavuga ububyutse, ngira ngo ubundi ububyutse bukomeye buzwi bwabayeho n'ubwaza muri Yesu Kristo, sibyo? Ubwo Yesu kagumuka w'itoro rigatangira. Ubundi ububyutse bukomeye bwaje nubwo Paulo atangije muri ry'Imana muri Efeso. Rero muri Efeso mbere ko ububyutse butangira ibyigwa bya gute byarasenyutse. Sasa rero iyi ntuza nibitubwira abantu ntabwo butumwa bwiza bwakwamamara izi mana z'Imana y'iki gihe zo mu ijuru rya kabiri zitamenyekanye. Ibi nibyo turimo urabona Arutemi yafite urusengero rukomeye ariyo Diane yarasengwaga. Sasa rero ariko dusomere Yeremiya 19:13 sorry 44 Yeremiya 44 murongo wa 17 no wa 19 44 murongo wa 17 kugeza kwa 19. Ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu ryo kosereza mugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa nk'uko twagenje twe n'abasogokuruza n'abami bacu n'ibikomangoma byacu. Ego tukiri mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, kuko ariho twabonaga ibyo kurya byinshi tugahirwa tutagira ikibi tubona. Hanyuma 19 kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa, mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya. 18 ariko uhereye igihe turorereye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu
no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa twabuze byose turimburwa n'inkota n'inzara kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa abagabo bacu badahari. uri kumva uyu mugabekazi ngo bakimusukira icyo gihe ngo twoserezaga umugabekazi wo mu bakimwosereza imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya. Ego nshaka ngaho icyo nshaka kuvuga niki baravuga ko iki gihe ngo bakoraga ibyo bagatunganirwa bakagira amahoro ngo babiretse barakubitika. none se icyo kintu urumva kiri imaginary gusa ko bitangiye ibitekerezo ninde ubiha imbaraga ninde birangira uremye iyo shusho agashyiraho umugabekazi yarangira agaperforminga ni imana y'iki gihe ni imana y'iki gihe nyine. yes erega nibyo duhora tuvuga niba haje ikintu cy'igishusho runaka abantu bakagisenga ikibazo si icyo gishusho ikibazo ni umwuka ukiri inyuma kuko igishusho cy'ubwacyo kiba ari ikintu cyaho ngaho kitavuga kitagenda kitagira gute ariko noneho umwuka uba watumye icyo kintu kiza ubu kiri inyuma. ubundi uyu mugabekazi wo mu kirere wo mu ijuru rya kabiri ari we mwamikazi ni imana urabona ntuza yitwaga inana nyine muri Babuloni ya kera. Ibi bintu tuzabicukumbura tuzabyerekana kuko reka nkubwire hari abantu benshi cyane yagiye yishurira mu bihugu bikumva hari abantu yagiye yishura mu bihugu none sasa rero akantu gato gateye n'ubwoba. Ubundi hari tugitangiye twavuze nk'ibya Bikira Mariya nta kibazo afite ahari mu ijuru ariko reka tubwire abantu Imana y'iki gihe sibyo biciye muri babishonyo bya kera nayo ikora iki nayo ijya ikora iki nayo igiye ishobora nkuko ubundi hari iza mu ishusho ngo rya marayika w'umucyo hari iza mu ishusho rya Yesu noneho rero kubera imbaraga zuriya mugabekazi hari n'igihe iza mu ishusho yandi ya Bikira Mariya gusa Bikira Mariya nta nubwo ishusho ye ngira ngo sinzi nimbizwi ntabwo izwi nkuko ishusho Yesu itazwi mu bigaragara cyagiye banza gufata amashusho byari bitaragira uri kumva kuko urabizi nk'igitangaza nk'ibibaza abantu ngo Yesu wakwishuriye Yesu mwabonanye ameze ati abati ni neza wa wundi tubona muri filime bavandimwe uriya muntu ukina filime ni n'umupagani mu Bwongereza yigeze kwiyama abantu minsi ishize abaza ngo kuko ngira hano nkabona murashaka kunsenga Yesu si kure yasaga aho ngavuze akantu ka Yesu unyibutsa bimwe twavugaga by'abantu ngo bajya muri iriya juru yabwiye ni umuntu wagiyeyo aza kubwira abantu kuri televiziyo mu Rwanda arababwira ngo yabonye Yesu ngo asa na Cristiano Ronaldo buriya umukinnyi w'umupira ibyo rwose byarahise ibyo bintu turaseka ariko birababaje kuko iyi Mana y'iki gihe n'irajuru ryayo ntabwo yigeze menyekana ariko bakwiye kumenya ibi bintu kandi twabonye ko yihisha mu mbaraga urebye intambara zabaye muri Efeso ku bwa ntuza ku bwa Paulo urebye ngo baje kunyeganyeza ngo umurwa habaye imivura ngo biraha ivumbi sibyo ibintu bigera kure cyane ariko ngo umuyobozi yaje kubapfobya yaje kubacubya atiri muhagarara sasa rero mutuze ibyo bintu iki niki icyo turi kuvuga n'iki sasa rero nukuri iyi Mana kazi sibyo iyi Diane uri kumva no mu bindi bihugu irakaze kankoreka nko munuza nko mu mateka ya mu myemere ya ntuza ya mu myemere y'Abanyegiputa iki gitabo cyukumbura ibyo byose turi kubabwira mwa bavandimwe mwe mu migani y'Abanyegiputa hari iyi myemere yari igizwe harimo ari nk'imana yitwa Izisi sibyo Izisi neza n'amashusho nyafite hano yari ikimenyetso cy'Imana y'umubyeyi ikaba yarafite umuvandimwe wayo witwaga Ozirisi ikaba umugabo wayo na Horasi umuhungu wayo. Ubundi nk'abantu bajya barwanya ubutumwa bwiza barwanya n'amateka Yesu Kristo
hari igihe bahera ahangaha kuko nk'iyo urebye iyi ntuza iyi izisi neza ni umugore uba uri konsa, noneho iriya Ozirisi ikaba umugabo umeze nka Yosefu, sibyo? Noneho rero iriya Horasi ikaba nk'umwana. Amateka ya Horasi n'amateka ya Izisi na Ozirisi ni ibintu biremereye cyane byaje bifata indi ntera, ndetse ngira ngo hari umupadiri umwe waje kuvuga, yitwa n'umupadiri mu Orthodox witwa Methode Fujias, yaravuze ngo hari ababyeyi ba Kiliziya ya mbere ngo babonye yuko ngo gufata umuco hanyuma ngo umuco wa Kigiriki uyu nguyu nyine ukomoka muri arazantuza ngo gufata ubukristo ngo ukabushyira ukabuvanga n'uyi ntuza muri make ngo gufata, yaravuze ngo gufata, nshobora kuza kubisoma ariko yavuze ngo gufata uriya muco wa kera ukaba fondasiyo y'ubukristo ngo nibwo wita bugira meaning. Uri kumva? Noneho sasa rero abahakanye bahita bakurikira rero batavuga ese burya Bikira Mariya na Yesu na Yosefu ni ibipiratano byakomotse muri ntuza muri Egiputa baratwiganye. Uri kumva ikibazo kiri? Sasa rero uriya Izisi tuzamwiga afite udutendo dukomeye yakoze mu isi mu mateka, na Horasi afite amateka yiwe. Hari amateka ya Horasi nagiye ncukumbura ngo ajya gahangana n'uwitwa Seti, ngo Horasi ngo ari umucyo, ngo Seti ngo ari umwami w'umwijima, bose biki urebye nitwa ducenga tuba mu ntuza muri za mythology mu mico ngo no muri za philosophy n'ubucenga burimo ko ngo ahanga mu byukuri nubwo babizamura no myanda yaho ngaho mu byukuri ibi ngibi Bibiliya ibiciraho iteka mu buryo butandukanye. Sasa rero turi kubona iki rero uyu munsi imyemerere dufite uyu mugabekazi wo mu ijuru yagiye impact mu bihugu. Uri kumva buriya urugero kandi nta gihugu atabamo muri mite ntataba bureka mbibwira kano gatoya no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuziga umugani w'imanuka tuzasanga umuntu witwa Gasani. Ni umunsi dusenga tuvuga ngo birangiye dusenze, urana Gasani ni umugore wa Shyerezo. Kuki tudasenga ngo Shyerezo hago birikanye dusenga ngo seka Gasani k'i Rwanda? Ni isengesho ryo mu ndagu no mu bupfumu iyo baragura dukoresha Gasani, sibyo? Tukuvuga iki sasa rero ibyo tuzabisobanura cyo turi kwerekana abavandimwe. Umurongo wa nyuma twasorezaho nushaka n'ubusome yaye saa 19 hava ngo Uwiteka aje muri Egiputa mu hagati, aje muri Egiputa ngo araje ngo kugira ngo amenagura iki ibigirwamana. Bavandimwe ububyutse bwa mbere bujya gutangira uretse umukuru amaze kumanuka, ubundi bubyutse bugaragara bwaje gukwira muri Efeso no muri Aziya yose n'isi yose. Paulo amaze gusobanura iyi myemerere izimana n'Imana akazisobanura, sibyo? Ubu ngubu mu isomo rizakukira tuzabekana uburyo amadini atandukanye n'ubuyobe, ibyitwa amagurupe y'ubuyobe yagiye yaguka, yagiye avuka yaturutse hehe? Yaturutse muri ibitekerezo biroze birangira isi igize gute ihumanye. Uyu mugabekazi rero ntacyo tumuvuzeho, buriya dusanga abavuze ipice ya gutya, ariko tuzamusobanura tuvuge, sibyo? Uburyo ari kwangiza isi ni nabyiza kuriya mugabekazi no mu Rwanda twamwerekana. Oya tuzamwerekana kabisa. None se hari igihugu atabamo? Hari atabase? Nose ko turi kuvuga Imana y'iki gihe yifatiye isi kandi igihe cyo kora kubiteka kikaba cyasohoye, twasega tutavuze iki? Yes. So rero bavandimwe reka tuzakomeza ubutaha, reka dusoreze hano, tuzakomeza dusobanura ibintu nibirebere cyane. Ni ipica turi gutanga ariko abantu bagiye kwinjira mu mucyo w'ukuri. Umva mugiye kunezerwa, erega mugiye gusenga Imana y'ukuri. Iki kirere cyose kigiye kwera, ibihugu, ikirere cy'ibihugu kigiye kwera, abantu bagiye kugubwa neza uko umucyo ugiye kurasira amahanga yose. Urakoze cyane kandi wakoze cyane iriya myuka yose tugomba kuyereka abantu bagasobanukirwa, kuko nicyo cyonyine cyatuma abantu bava mu buyobe, ni bava mu mwijima bakajya mu mucyo. Reka twifurize abantu ibihe byiza rero.